none ushatse umugabo akajyara ku buriri byagenda gute wabyihanganira akajyara kuri matera yego ugakuka yampaye nka data usanze umugabo afite ingeso yavuye iwabo anyara ku buriri noneho akaza akavuga ati ndagukunze mukabana ariko ni muzima mukabana nk'umugabo n'umugore mu buzima bwanyu ariko akafite ingeso yo kunyara ku buriri byagenda gute wabigenza wabyihanganira ukajya wanika matera ukajya wanika ukabwira n'abaturanyi ngo anyara ku buriri gusa ntabwo wamutera isoni wajya ubikora muri discipline gute matera ukayanika uko abantu baba bagenda none se matera ukayanika hejuru y'amabati n'inyoni zirayibona none bari wongera kurira byagenda gute umugabo yabifata ubwo ntago mbizi we yabyimenyera nawe uko yabigenza barahari turabazi benshi barahari banyara ku buriri ugasanga rero ibyo bintu nta muntu ukazana ikizinga ukanyara mu mugongo w'umuntu koko yewe ntabwo twabana Wenda kugira inama. None se ko ari yaba nawe nta kundi yabigenza. Kundi yabigenza yisanga nawe byabaye. Yaje kuba baby wanje yaje kunyara kuriri. Umwana mwabyaye anyaye kuriri, nasanyaye kuriri. Gose byagenda gute? Nyina anyaye kuriri, gose byagenda gute? Nimbwira kuko urwo rugo ruba rumeze gute? Umwana anyare kuriri, nasanyare kuriri. No mubyaye. Namba se na nyina anyare kuriri. Ibyo urwo rugo ruba rumeze gute? Twatandukana. Ndakubwiye twatandukana ntabwo waza kunyarira kuriri ngure matera ya Rwanda phone yizane unyare ibi ikintu kikinda none se ni washyiraho n'ishashi ufite ubwenge waje umushyiraho ishashi mbega mugabo yewe washaka amakara no kugenda ukicara ku rutare rushyushye dore izuba ryaraguye ukicara ku rutare rushyushye ukareba ko washyuha sibi nibiki aha ugishyushye rero umugabo we yavuga ati ndabyihangane bakunzi ba Nido Session turabasuje mu izina rya Yesu. Dushima Imana Nyagasani ko yongeye kudutera iteka tukabonana n'umugaragu wayo yewe cyangwa se umuntu yarenye namwe mubona umusitari. Imana yaduteye iteka kuri channel yacu. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Rero nitwa Donatani Bakure, ngira ngo muransobanukiwe tumaze kumenyana kandi turacyamenyana. Ndagira ngo mbashimire Imana rero ko ikomeje kudutera iteka, ifite aho yatuvanye, ifite aho itugejeje kandi ifite aho yenda kutugeza. Imana ishimwe. Hanyuma rero twakiriye umutumirwa w'uyu munsi. Imana ibamugisha mwibwira abadukurikiye. Ubwo murumva ko ari channel yitwa Nido Session. Nido Session. Nido Session ubwo ngubwo no kuba ko ni amata ubuse tuvuze noneho tukavuga tuti amashereka session nanga tukavuga ikivuguto session ubwo tugikomeza ngira ngo urumva ko Nido ari akantu keza kandi ari ayera. Yego hanyuma rero turakoze cyane kuba duhuye. Dufite ibintu byinshi tugomba kuganiraho cyane ko mbona uganisha kuba unyemeza ko uri umurokore. Yego none se mu barokore nta muntu ushaka kuba ari umuyobe akaba yarabaye maraya akaba ari umurokore? Nago waba uri umurokore ngo ube na maraya. Ubwo iyo wabugiye muri maraya wabaye maraya, hanyuma waba uri mu barokore nyine ukaba uri mu barokore. Imana ikunda bose. Imana nta muntu yanga nta numwe yanga kuko ni ibirema byayo. Ariko igashaka ko bamwe bayoboka iki bayiyoboka. Yego. Nk'abantu bamwe na bamwe bayobye b'Abayuda Abayisiraheli bakaba barayobye. Imana ishaka kubagarura, ntabwo Imana yanga abantu. Hanyuma se hari ikintu ushaka kubaza. Ndashaka kubaza ijambo rimwe rikurikirana n'irindi. Ufite umugabo? Abarokore ndifashe ndabikubwira nyuma ntabwo gushaka ntabwo usabye ngo ubere umugore ariko ndagusaba kugira ngo ubwire abantu ntabwo mufite bumve ko ufite umugabo. Ibyo ni ibintu ntabwo mufite umwana w'Imana. Barabona ko nta mpeta nambaye. Nta mpeta ariko ufite umwana. Oya ntabwo mufite. Utegereje iki? Imbere gato ufite imyaka ingahe? Imyaka ntabwo irarenga ku buryo ntabyara. Ntabwo irarenga se ko wabivuze ukababwira abantu ko ufite imyaka ingana iki kugira ngo nibuze nzagushakira umugabo nangwa se uzamwishakira. Ngira niba nta mugabo ufite urabivuze nta mwana ufite ubu se utegeye kumera amahembe ko ndeba ugiye gukura nk'umusozi. Ntabwo ahari ariko umukunzi arahari, turabatumira vuba muri iyi minsi iri imbere. Umukunzi witwa nde? Umukunzi witwa nde?
oya ntago none muzi nukuvuga ngo rero waza ari umukunzi akaba ari wa wundi uzi wowe tukaba tutamuzi ubwo haje n'undi mukunzi ubwo ngubwo bahatana oya ntago bahatana byagenda gutya njyewe ubwanjye ninjye uzi ukuri ninjye wamusubiza hanyuma uzarobanura abakunzi abagabo umugabo uzagutunga uzabarobanura nk'ibishyimbo oya ntago nzabarobanura kuko ibishyimbo bibara bijugunye ugafata ibishyimbo byiza nawe wifuza ibyiza nukuvuga ko haje batatu bagahatana byagenda gutya oya waje we yaraje yaremewe yego impungenge nizishire yabanje gukora iki numva ngo batera ivi yagutereye ivi yego agusaba imbabazi se nangwa bigenda bite hari icyo agusaba winkoraho shishoza njye ntabwo ndi muri babandi njye ikintu kimwe nshaka kubaza yagutereye ivi ntabwo yagusabaga imbabazi nangwa yagusabaga iki yansabaga umubano yego uwo mubano umeze ute harimo kuba umuntu agusaba urukundo rero njyewe ndi umukunzi wawe utereye ivi kuko ndi umukunzi wawe ndagusaba urukundo wamwemerera urukundo yego arabaye kuganira n'umubyeyi nk'uyu ntabwo byoroshye ariko naringize ngo gatoya n'abarogoye tubanze dusenga Imana aho kuko dutangira watangiye nabi watangiye utibuka ko Imana wavuze ugomba kuyisenga nuvuga ngo rero nakwaje kuri umurokore uravuga ngo ndi umurokore nkubaza ese ufite umugabo ngo ntawe ngo ari mu nzira ari kuza yagutereye ivi amaze gutera ivi amagambo yakubwiye n'ameza kuko igihe uteye ivi ugomba gutera umuntu ivi kuko uvuga uti naramurobanuye noneho yamara gutera ivi akavuga amagambo yavuze nayahe amagambo yavuze niyo dushaka ariko rero widuhisha kuko watangiye kuri umurokore abaroko ntibabeshya abaroko n'abantu bavugisha ukuri abana b'Imana n'abanyamasengesho ikindi nakubwiye ko mu barokore hari abanyabyaha abayobye hari abanyakuri none abo bose Imana irabakunda ntabwo Imana yanga abanyabyaha none nashaka kubwira yabuze amagambo ki kugira ngo aguterere ivi ayo yo ntabwo nyababwira kuko ninjye yayabwiye kandi ntabwo wazi kuvuga ko wamwemereye yego naramwemereye icyo nicyo mbabwiye mube mutwaye icyo ngicyo gusa hanyuma ngaho noneho nyemerera dusengeho gakeya ntabwo ushaka ibyo gusenga ayo masengesho yawe ndumva arimo n'uburiganya kuko nta kuri uri kuvugisha ibintu yakubwiye ngo ntabwo ushaka kubibwira abantu kandi tuzi ko urubyiruko rw'ubu abakobwa b'ubu niba ubatereye ivi hari amagambo abahungu bazana bakavuga amagambo ayo magambo akaba ari ingirakamaro akaba ari aya ngombwa n'abandi bahungu bakakurikiraho bakavuga ati ninjya gutera ivi nanjye nzavuga aya magambo nko kuvugira inka none se biba ari iniforume none se uzagenda uvuga amagambo mabi ngiye nyakurikize naringize ngo umuntu avuga amagambo bitewe n'imbamutima ziwe rero imbamutima ze yambwiye ntabwo uri idukurikiye cyangwa uduteze amatwi ntabwo ari ngombwa ngo azavuge ibyo uwanjye yavuze ariko ko numva ngo ni ugutera ivi kuki adatera amavi yombi ivi rimwe risobanuye iki none ngo yagutereye ivi afite amavi abiri yagomba gutera amavi yombi byaba ngombwa agatera n'inkoko yashaka noneho kubera ko wamunaniye agatera n'akananwa hasi ibi ni ibiki se mu gihe cyanyu ubundi mwateraga ivi ntabwo naterera umuntu amavi rwose nageze nkamubwira ndagukunda wowe urankunda ati none ubwo dukundana ubu ngubu hagiye gukurikiraho iki hagiye gukurikizaho amateka nangwa se ibirori nangwa se turakurikiza iby'urukundo rusaba none rero ndakubaza yakubwiye yagutegura ivi akubwira iki wanze kubivuga kubera ko nta yateye ivi rimwe yaba yarateraga amavi yombi n'agatera inkokora hasi agakomereka bari kubitubwira wamujyanye se yaje ngaho okay rero kuki utamubwiye ngo atere amavi abiri ivi rimwe gusa afite amavi abiri ni ikibazo ubwo ngubwo turabahugura none nuko uzamubwira akagaruka agatera amavi abiri agomba kugaruka agatera amavi abiri n'inkokora byo ngo ngaho azakubite n'akananwa hasi dukomeze Donata rero ndabona ni do session ari nziza kandi ikora kanyombe kabambaje ngo ngewe na mwese mu gihe cyanyu mu gihe cyanjye cyaryari unateye amavi hano rero turi abizi ni hafi ya Rura ku mugabo witwa Felician urumva ni umuntu ufite umubyeyi babanye ntabwo Felician yigeze atera amavi uzabaze bivuze ngo amavi ariko barakundanye barajyana kandi n'ubu barabyaye none gutera ivi si ngombwa ushatse ugatera n'inkokora ariko gutera ivi rimwe ndumva bidahwitse
ubwo abenda gutera ivi abantu bakuru barabakosoye mujye mutera amavi abiri. None se watangiye uvuga ngo dusenge, wajya mu kiliziya gusenga ugatera ivi rimwe? Si ikibazo, utera amavi abiri. Nibyo. Ubwo rero reka dusenge, nukuri mbabare. Ndakubwiye buretse uranadusengera. Hari n'undi mu komisioneri witwa Dani nawe afite urugo yamaze amazu hano reba hafi ya rugo yagurishije amazu n'umuntu w'umukomisiyoneri bakunda. Yego. Ntabwo yigeze atera ivi, ntabwo ajya arwana n'umugore we, ariko biragaragara ko uteye ivi rimwe uba utuje ibyangombwa. Bivuze ngo niba uteye ivi tera amavi abiri cyangwa ubireke, cyane ko kubaka cyase ugatera n'inkokora. Nakubwiye ko rimwe na rimwe ukunze umuntu ushobora no gukomereka ugatera kananwa hasi. Si ibyo ariko mu by'ukuri ntabwo biriya n'ubundi ari byo byubaka. Ntabwo ari byo byubaka gutera amavi, ntabwo ari byo byubaka. Ni ikimenyetso cy'urukundo ariko nacyo. Ubuse umuntu none wawe gutera ivi ukavuga ati ngewe niyemeje ko nshobora kuba ngiye kurambagiza. Burya kurambagiza ni ukuresharesha, akakuresharesha akakuzanira biswi nangwa amabombo. Kera twatangaga amabombo ku bakobwa dukunda, noneho akakuzana za biswi, akakuzanira ubugari bwa kawunga buhiye, akakuzana amafiriti aguze muri resitora akayazana n'akanyama, akavuga ati iyi ni gift, akukazana brushete kugira ngo akureshareshe umukunde. Kuko umuntu ubuse wakunda umugabo utafite ikintu, aho niho uruzingiye rero. Aho ushaka ikiganiro cyiza abagabo babyumve rero, without something you are nothing, have nothing. Niba uri nta kintu ufite, uri sa kintu, nukuvuga ngo uzajya gutunga umukobwa w'abandi nta kintu ugira. Si ikibazo. Azajya kurira ku misambisi. Si ikibazo. Nta matera ugira, uje gutera amavi n'izo nkokora zawe. Ubwo ni ukuvuga ngo rero haje umugabo udafite ikintu, byagenda gute wowe? Donata ndakubaza nsubiza. Udafite ikintu gute? Se ubwo yaza adafite ikintu? Rwose wabana n'umuntu utagira amafaranga? Subiza ukuri. Abarokore muzajye muvugisha ukuri. Umugabo wiyemeje agomba kuba afite ukuntu n'imikorere myiza. Imikorere nuvuga ngo iyo ufashe umushinga wo kubaka urugo, ntekereza yuko turacyari kumwe ndacyakubaza, ariko wibuke ko uza no kudusengera. Buretse gusenga, uze gusenga wowe usanga kubeshya abantu. Ubwo twasenze basi. Turacyakomeza ndashaka kubaza, uzanye umugabo wawe akagutera ivi, iryo vi ukaryemera adateye amavi abiri, kuko ngiye nifuza amavi abiri hasi, inkokora akazikubita hasi, akananwa akakubita hasi, hanyuma uhuye n'umugabo akagera mu rugo waba wizeye ko ari muzima. Ugeze mu rugo mbese ugasanga ntabwo ari ikigeragezo, ugasanga umugabo ariryamiye gusa, muraryamye. Ntimuzaryama se? Muzaryama ariko ngo nguke tuzaryama. Yego. Mugire ibyo mugeraho, tugire ibyo tugeraho. Ubwiza bw'Imana, yego, iby'Imana ishaka. Umugabo n'umugore dukora umurimo w'Imana w'abashakanye. Usanze umugabo wawe abaye ikiremba, wamugenza ute kandi mwageze imbere ya gitifu wasezeranye uvuga uti byaba mu bibi n'ibyiza, akaba ari ikiremba, akaba afite bya bibi byanjye bimukwiriye, akaba ikiremba, byagenda gute Donata? Tubwire. Abaye ikiremba ukamugeza hariya mu buriri akaba ikiremba, cyangwa n'ubundi yaba asanzwe ari ikiremba? Sinamenya ko ntabwo ndi dogiteri. None se ikiremba cyaba gitereta umugore ngo kizamumaze iki? Urukundo burya ruba ku isura, nabyo birakunda, ariko bigakunda bidashoboye. Ntago byakunda. Wabigenza ute? Ntago byakunda, ubwo twatandukana. Mwatandukana kubera iki? Kuko icyo wari wemeye uti byaba mu bibi n'ibyiza tuzabana. Nukuvuga ngo aho ngaho mu by'ukuri keretse abaye yari muzima, nkabibona ko ari muzima, akarwara nyuma, aho ngaho umuntu yavuga ngo ni uburwayi, ukaba wajya no kwa muganga, ariko mu by'ukuri uzi neza yuko mbere wari ufite icyo kibazo, hanyuma ukabyirengagiza. Nukuvuga ngo abaye ikiremba wajya kwishakira utari ikiremba.
kameme ni igiki ibyo ni Kinyarwanda birumvikana kuko Donata ni danje jewe ntago nakubeshye mube murabe mwumva bari hirya no hino bari kutumva kuri Nido mubyumve ko uri Kiremba Donata ntago yakwe nuko ko yakuvaho akajya gushaka undi nta gahunda y'ibiremba mwiza ibiremba muramwumva nge ntago mbavuze nabi mwirembere ukwanyu mubirebe nuko Donata ntago yakunda ikiremba ashaka umuntu uri smart wambaye neza umuntu usobanutse muri byose na Dani ntabwo yigeze abikiremba ntabwo muzi Dani sinakume kwa no umukomisiyoneri wano mu Kiyovu Kiyovu ni bari cy'abakene ni bari ndakubwiye ntabwo yigeze abikiremba ndacyo tutuma byaye kabiri uvuga ngo none se uhuye n'umugabo none wa mugabo wawe akaza akagutera ryavira rya goti yamara gutera igoti adateye amagoti abiri none amagoti ariko mu bigoti ari inuza ari ihene ihene mu Cyongereza nazo n'amakoti amagoti ubwo n'amahene menshi nuko agutereye n'amahene menshi nuko ngo rero aramutsaje akagera mu rugo mukamurabanye kaza gusanga atabyara byagenda gute nakwihangana wakwihangana gute ntabwo ushaka abana ni ukuvuga ngo aho ngaho kuba atabyara byaterwa n'impamvu kuko hari impamvu ziba ziriho zishobora gukemuka yego rero ubwo twarebera hamwe ikibazo yego urumva hari bamwe rero bagenda bakarwara za prostate n'ibindi umugabo akaba yaraje aragusanze arwaye imisuha bizagenda bite imisuha ni iki ngenda kubwiye ushatse umugabo ageze mu rugo mbese tuvuge ameze nka hari umugabo twabanye witwaga Jado akagera mu rugo ugasanga ni sawa ariko byarangira akarwara imisuha byagenda gute banza umbwira imisuha ni iki imisuha ni prostate prostate nabwo ntari kumva ibyo ari byo ariko ubwo ni indwara yatuma atabyara akabyimba reka ntani akabyimba okay ibyo se barabivura cyane wamujyana kwa muganga ukamuvura yego rwose urimo umuntu mwiza rwose biragaragara ko uri umuntu mwiza ngewe rwose mu by'ukuri ni nk'uko nanjye nagera mu rugo nkagira ikibazo runaka uko yanyihanganira niko nanjye ngomba kumwihanganira tukarwanana intambara umwe ntatererana undi yego ibyo ngibyo birumvikana koko kandi nibyo kuko ikibazo ushobora guhura n'ikibazo cyane rwose ariko hagati aho ngaho hari akantu wambwiye ngo uhuye n'umugabo w'ikiremba ngo ntabwo mwakumvikana oya ni ukuvuga ngo njye nakubwiye ati ariko baravuga ngo cyaba ikibuga ni ikibuga cyawe cyaba ikiremba wemeye cyaba ikiremba cyawe kwita mwemera nk'ikiremba ukavuga uti icara aho ngaho wiberaho keretse yarambwiye ko ari cyo nkamwemera mbizi ko ari cyo yego ariko do please yamishe nkagera mu rugo ngasanga mu by'ukuri ni ikiremba ntago byakunda kuko urumva ngewe icyo nagiye ngiye gushaka ntago naba nkibonye yego icyo wagiye gushaka kigiki wagiye gushaka ntago nawe nagiye gushaka ikiremba nawe yayo gushaka umugabo ikiremba kigiki icyo kintu ubushaka wamushatseho umugabo uvuye iwanyu biravuga ngo uzasiga so na nyoko usange umugabo ntabwo rero bivuze ngo ugiye aho ni muri Bibiliya noneho uzasiga so na nyoko yego ugende nyine ushake so na nyoko utarigeze kuba ikiremba none ngiye ikiremba ntabwo gishaka ntabwo rwose wapi nta gahunda y'ibiremba Imana iturinde nabo batubuzi baba bazi ko ari ibiremba barangiza bakitora ibiremba n'abatubuzi cyangwa se ubwo ugize amahirwe mabi tukabura iki kiganiro ukagera hanze ugahura n'ibiremba nka bitatu bikagusekura ubu wivugiye iki waretse ibiremba by'abandi oya rwose ntago mbiretse ikindi cyangwa se ugasanga umuntu n'umutinganyi arabizi neza yuko ari umutinganyi akitora agatereta inkumi nawe turakubujije turakwibujije aretse ingeso y'ubutinganyi akaza none akagutinga nako akagushaka ubwo ngubwo nyine yaba aretse ubutinganyi yagiye mu nzira nyazo kuko ni umugabo cyangwa umugore kavuga ngiye gushaka kugira ngo uzagiye gutingana hari ni bon wabiretse sava urumva mu by'ukuri uba wahinduye imyumvire cyangwa se uba wahindutse undi muntu ariko wibuke ko hari n'ababa bakibirimo bakirengagiza turacyakomeza reka mbanze nkubaze ndacyakubaza kugeza ubu nanjye ariko unyemerere abantu bari inshuti umwe n'umukomisiyoneri namukubwiye yarashatse ntabwo yize abikiremba yitwa Dani abana mu Kiyovu ngiye kukubwira rero
usidamutse ushatse umugabo akaza akagutereta utazi amateka ye ukaza gusanga yari afite undi mugore afite n'abana byakugendera cyangwa gute Donata tubwize ukuri yari afite undi mugore basezeranye cyangwa biraho ari ubandi barasezeranye cyangwa batarasezeranye ariko ndashaka kugira ngo ndebe ko wabishoreke ntago nabishoreke mbizi utabizi ntabizi nyine ubwo naba nabyisanze ukaza kubimenya nyuma ko afite yari afite undi mugore afite n'abana natuza cyane watuza yego ukarya ukapfa kumwirira gutyo none ko nyine waba wagezeyo ugomba gutuza ukubaka urwo rugo nimba ruhari nimba wagize umugisha wo kubyara ukirerera abana nta mpamvu yego hanyuma hari akandi kantu ndajya kubaza ibibazo ni byinshi ndashaka kubaza ugeze muri ugeze muri rwa rugo rwawe yego numira se hari invitation amaye ndashaka kubaza ugeze muri rwa rugo rwawe ugasanga umuntu yakubeshyebeshye afite ingeso ye wagera mu rugo akagukwita amakofi menshi ugahora ukubitwa buri munsi byagenda gute buriya inkoni ivuna igufwa ntago nakwihanganira gukubitwa rwose kuko ugira ubwoba ngira ubwoba kandi ntinya inkoni nyamara baravuga bati uzihanganira ingeso ya mugenzi wawe wihanganira ibibazo uzahura nabyo none kuki utihanganye kandi mwarasezeranye none se uri butarabeshye gitifu oya ntabwo uri butarabeshye padiri uri butarabeshye pasiteri njyewe nemeje ko mu bibi n'ibyiza nzabana na kanaka nubwo tutamuzi ubuziraherezo mu bibi n'ibyiza mu nkoni se kababaro no mu nkoni no mu nzoga ahubwo inzoga yo nta kibazo no mu itabi ibyo ntacyo bitwaye none se kuki ariko kunywa inzoga ukaza ungewe unduhukiraho unkubita ukanywa iryo tabi ukaza unkubita ako niko kabi ndabikemura kugira inama kuko wowe wararindagiye nuvuga ngo uhuye n'umugabo akazana ingeso yo gukubita yego na nyakubahwa yarabivuze ugasanga urahondagurwa buri munsi gerageza mutandukane hakiri kare utaragira ute utarapfa ataraguhereza atarakwica mugomba gushaka uburyo bwo gutandukana yego usanze ari ikiremba shaka ahantu ujya kumuvuriza ndakugira inama pe nibyo ariko aruvuzwa kuko nawe ufite umubiri uwo mubiri wawe ukeneye amazi ukeneye isukari ukeneye umunyu ukeneye uburyohe n'ibindi byose none rero nuvuga ngo aho kugira ngo uhure n'ikiremba kimeze gutyo genda ukirege muri leta ukibwire iki ni ikiremba ntabwo ngishaka ni inama ngugera ndashaka niko bimeze noneho ubwo kandi ntago ari nge gusa wowe asanzwe uri ikiremba byagenda gute sasa hari ubwo n'umugore abikiremba uzababaze ntago mbizi abagore b'ibiremba ntago bazi ntago mbazi abagore b'ibiremba niba abandi bita ba frigidere bakonja usanze akonje wowe umugabo wamugiriye inama akonje gukonja ntago si umugore ukonje abaho wowe urashyuye ntago mbizi ntago ubizi wagiye wikorakora ukareba ko ushyushye ariko tunatubizi abantu baranga bari abantu bari hano uvuga ko hano tugenderwa n'abantu benshi tubwira uramutse ukonje ufite ubukonje byagenda gute nakwivuza niba bivuzwa reka da washaka amakara ni ukugenda ukicara ku rutare rushyushye dore izuba ryaraguye ukicara ku rutare rushyushye ukareba ko washyuha si ni ibiki aha ubwishyushye rero umugabo we yavuga ati ndabyihanganiye none ushatse umugabo akajyana ku buriri byagenda gute wabyihanganira akajya ajyana kuri matera yego ugakuka yampaye nka data usanze umugabo afite ingeso yavuye iwabo anyara ku buriri noneho akaza akavuga ati ndagukunze mukabana ariko ni muzima mukabana nk'umugabo n'umugore mu buzima bwanyu ariko akaba afite ingeso yo kunyara ku buriri byagenda gute wabigenza ute wabyihanganira ukajya wanika amatera ukajya wanika ukabwira n'abaturanyi ngo anyara ku buriri gusa ntabwo wamuteje isoni wajya ubikora muri disipurine gute se matera ukayandika yuko abantu baba bagenda none se ukandika hejuru y'amabati n'inyoni zirayibona none hari wowe ubyara ku buriri byagenda gute umugabo yabifata ubwo ntabwo mbizi we yabyimenyera nawe uko yabigenza barahari turabazi benshi barahari banyara ku buriri ugasanga rero ibyo bintu nta muntu ukazana ikizinga ukanyara mu mugongo w'umuntu koko yewe ntabwo twabana wenda kugira inama none se ko ari yaba nawe ntawe kundi yabigenza yisanga nawe byabaye yaje kuba bebi wanjye yaje kunyara ku buriri umwana mwabyaye anyaye ku buriri nasa anyaye ku buriri
Gose byagenda gute nyina nyaye ku buriri gose byagenda gute nimbwira kuko urwo rugo ruba rumeze gute umwana nyare ku buriri mbese nyare ku buriri no mubyaye nangwa se na nyina nyare ku buriri ibyo urwo rugo ruba rumeze gute twatandukana ndakubwiye twatandukana ntabwo waza kunyarira ku buriri ngure matera ya Rwanda phone nyizane uyinyareho ibi ikintu kiminda none ntiwashyiraho n'ishashi ishashi ufite ubwenge wajya umushyiraho ishashi mbega mugabo yewe yagenda uko yaje aragahwera ntabwo waza kunyara ku buriri navuye iwacu nta muntu unyarira ku buriri ukazana matera kanya ubwo siyo matera ishaje yamara ukwezi ukagura indi waca akenge nk'ako ngako nawe ukahita ushaka igisubizo cy'icyo kibazo ni ikiganiro rero kitoroshye ni ikiganiro kirimo guseka ni ikiganiro mbese namwe muramuzi ikiganiro cy'ukuri mbese nawe tugira ngo mwishime namwe mwumve byinshi mutoremo iby'ingenzi Imana ibahe iby'ingenzi se nibi ndakubwiye abantu bamwe na bamwe banyara ku buriri birahari n'abakuru banyara ku buriri bamwe na bamwe niba ari indwara ya prostate niba ari indwara y'amahormone simbizi noneho ukazana umugabo akagona kuva saa moya byana kugeza saa 12 ari kugona wazasinzira ryari uwo muntu mwawe wamutungute wabimenyera ntabwo wamenyera ufata ibitambaro ugashyira mu mazuru kire kutamunize ngajya hari akagona agatuma nasinzira ntiyashiramo umwuka se ntabwo ugashyira mu mazuru agahumekera mu kanwa nawe ugashyira mu kanwa agahumekera mu mazuru ubusa arura yasana Rwa gufite igitambaro ugashyira mu kanwa yahumekera amazuru rero kurarwo nawe ugatuma nasinzira ibyo nyina ntabwo nabyemera wowe wabyemera nabyemera ndetse nabigenza gute kubera urukundo rwinshi kubera urukundo n'ibikorwa gukorera wabyanganira ibyo ntabwo birenze ari nkuko nanjye iyo session ibabwije ukuri kandi tugeze muri level yo kugira ngo tubasabe mukore subscribe mukore like noneho ikindi kintu basabye mutsimbarara mukore comment munenge Donata munenge Kanyombe ibintu ndabivuze hanyuma mutibagiye gukora share mwereze n'abandi bakora iki babibone none badukore comment nyinshi bigaragara ko nido session igaragaye mukuri mu byo tuvuga amina Imana y'umugisha cyane nta mugisha ngusabye ngiye kuwanjye ahubwo isabira umugisha kuko Imana y'umugisha babikora abagiye kubikora abanyarakuri oya nawe Imana y'umugisha kuko abantu b'Imana twese Imana irobanura umugisha imvura ababi n'abeza niba nyarakuri mu umugisha ni umuhe rwose mu byubahiro bye ngaho dukomeze hanyuma hari ikibazo harenga cyane utanyibagiza kuko ngiye nshinzwe kwibagiza abantu hari ukuntu uvuze nabi hari ukuntu ujijisha utanyibagiza ntabwo ushobora kubibagiza abantu ibyo nakubwiye ni ukuri kandi ubyibuke yego hanyuma rero njyewe tukibonana nakubwiye ati nishimiye kukumenya hanyuma nagira ngo ariko kumenya nko muri level nkoreramo ukamenya nka Kanyombya ukamenya nk'umukomediye ukamenya nk'umunyamakuru ukamenya nk'utanga amakuru kandi nango utanga ibiganiro ariko kumenya no kukubona isura byonyine umugabo wawe azakumenya nawe uzamumenya navugaga isura uzamenyane isura se nayo se ntiwemera ko nayibonye wayibonye kandi nkuruzi naringize ngo wanda kugenda wirara ngo wabonye umugabo nabonye umusitari kuko mbonye ngiye nakumesa ntabwo ngiye nakomerera ingeso zawe nimbi ngo umurokore urashaka ibyo gusenga ngo ntushaka kandi naringize ngo nawe udusangire wese nagusenga ntabwo ndi umurokore ngewe uri iki icyaha nakoze ni iki kugira ngo ndokoke wararokowe basi ndokorwa nande na Yesu namubonye ntabwo wamubonye wowe wabonye Yesu se yego wamubonye muri Yesu niba ari mu isoko wigeze ugera i Yerusalemu ariko abantu bagira baratujijishije se ndashaka kubaza wigishiro nande Yesu wamubonye Yerusalemu ntiwari wagerayo wari wagereka nande Yesu wamubonye Yesu ari umwanya uri buze kumva ari mu ijuru ubu yicaye iburyo bw'Imana ribahe subu nge nshinzwe ari amaresitora mu ijuru se bararya waba utarya ntabwo bambaye umubiri none ntabwo babaho bafite uburyo babayeho natwe dufite uburyo tubayeho kuko twambaye uyu mubiri ariko bo ntabwo twebwe twamenya ngo uburyo babayeho kuko ntabwo bambaye inyama n'amaraso yego bo bambaye iki bambaye n'umwuka wakwambika umwuka none ngaho wabaho umwuka
bambaye ubugingo. Ufite we mwuka mbese tuzi. Ufite we mwuka wo. Uyu nguyu turi guhumeka. Uyu duhumeka niwo bajyana bagahumeka. Umubiri w'imbere. Ndashaka kukubaza. Undi muntu w'imbere. Ndabizi urya ibiryo. Urahumeka. Umwanya ukazana imisuzi. Iyo ni imyuka mibi n'imyuka myiza. Wo mu kanwa n'umwuka mwiza, wo mu handi ni umwuka mubi. Ufite umwuka w'imisuzi, ufite n'imyuka yo mu kanwa. None bavuga ngo ufite ngo none se abo bajyanye imyuka yi. Umwuka wera ntago aba roho mutagatifu. Roho. None se habaho umwuka w'umukara n'umuhondo. Habaho roho. Roho. Roho mbonye. Roho ndizwa. Roho mutagatifu. Mutagatifu. Wahuriye na roho mutagatifu mwahuriye he? Kandi roho mutagatifu twaramugabiwe. Wamugabiwe nande? Na Yesu. Barakubwira ngo shaka umugabo aza gutera ivi. Roho mutagatifu baramugwaye n'umugabo. Ese roho mutagatifu n'umugabo n'umukobwa. Roho mutagatifu nta gitsina agira. Aha, nta gitsina agira. Ubu yageze kubitsina none. Yesu yarafite ikihe gitsina? Yarafite ikihe gitsina? Yesu ni umugabo. Yarafite igitsina. Nta gitsina Yesu yarafite. Ndashaka kubaza, nta gitsina Yesu yarafite. Yesu ni umugabo. Afite ikihe gitsina? Mbese umugabo agira ikihe gitsina? Gitsina gabo wabivuze se kuki ubeshya? Ibintu byo kweshya kwanyu kutavugisha kuri ngenda byanga. None Imana ni umugabo. Ndashaka kubaza waba utangiye kuvuga ngo umwuka wera. Nta mwuka w'umukara nzi, nta w'umuhondo, nta w'icyatsi kibisi. Ndashaka kubaza Imana ni umugabo. Umwana ni umugabo. Imana ifite ikihe gitsina? Ntago ari igitsina gasugo. Imana yavuga umugabo afite igitsina gabo. Yavuga umugore afite igitsina gore. None umaze kubaza Yesu afite ikihe gitsina? Yari umugabo. Yesu yigeze yambara ipantaro? Yarayambaye. Yambaye ikanzu. Nabo ikanzu yambara abagore. Oya. Yambaye ikanzu ya Islamu je ndabyemera. Ariko yivuga rero ugenda tubeshya ngo umwuka wera yari umugabo. Ese kuki ubyemera? Nese abisilamu ko bambara ikanzu kandi ari abagabo. Ari abagabo. Abagore sibo ntibambara amakanzu. Ubwo rero urumva abagabo biganye. Abagabo ubungubu ndashaka gukosora. Abagabo biganye abagore bambara amakanzu. Cyangwa Yesu n'abagore biganye abagabo bambara amapantaro. Ntabwo ugiye ubona hano hanze. None se ukamugisha imaga kuri. None se ubwongo ubwo twanze Yesu ni byose kumufite. Yesu ni byose kumufite. None urashaka kuba ko Yesu yari umugore mugabo? Ni byose. Ibyo ngibyo ni ibintu by'abatinganye. Yesu yari umugabo, yari afite igitsina gabo. Kubera ko ikintu ngiye kubwira ko Yesu yari afite igitsina gabo nuko Yesu ari we muntu wa mbere. Reka kunsubira mu byanya. Yesu yari igitsina gabo. Kuko impamvu mubwiye ko Yesu yari igitsina gabo nuko Yesu niwe wa mbere wakebwe. Gukebwa niki? None ndagufasha. Kandi ari wo biza. Wari wabona abagore bakebwa? Ndakubaza ngo gukebwa niki? Gukebwa no gusiramurwa. Gusiramura. Wari wabona umugore wasiramuwe? Oya. Kuki se numva mu bindi bihugu basiramura abagore? Ntabwo mbizi. Ntabwo wazi? Ngiye kubwira ibihugu rero. Somalia barabikora. Ethiopia barabikora. Impamvu na Sudani barabikora. Impamvu babikora ari kubera iki? Mbwira ntabwo mbizi. Nukugira ngo atazamuca inyuma. Ubwo se basiramura umugore gute? Zabaza abadokiteri bo muri Sudani. Ntabwo mbizi. Ntabwo ngiye kwica abantu. Nzi ko basiramura abagabo. Okay. Rero ubwo Yesu ni umugabo. Imana yo ni umugabo. Naye ni umugabo. Hanyuma ni umugabo wa twese. Impamvu bavuga ngo Imana ni umugabo. Ni umugabo wa twese. Ukubera ko musenga. Igihe ujya gusenga watangiye kuvuga ngo urasenga, ibyo gusenga byawe ntabwo nabishaka. Urashaka kumbeshya no gushuka abantu. No kuvuga ngo igihe uvuga ngo ku izina ry'Imana Data. Kuki batavuga ngo ku izina ry'Imana Mama? Ndagufasha. Ndagufata. Imana Data. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Ayego. Nukuvuga ngo bagishaka kuvuga ko Imana ni Mutatu Mutagatifu. Kubera ko Imana ari nkuru, Imana ni Imana imbaraga. Haleluya. Imbaraga zikaba ziri muri Roho Mutagatifu n'Umwana. Umwana bavugaga ninde? Ndakujyana. Ni Yesu Kristo. Kugeza ubu ndakubwira impamvu. Nayo ndamukubwira cyane. Yego. Nukuvuga ngo igihe bavuga ngo ku izina ry'Imana Data. Data ni umugabo. Bavuze ngo ku izina ry'Imana Mama yaba ari umugore. Komeza rero. Komeza uhakane. Ntago nahakana. Impamvu ugiye kubwira rero ko ubwo butatu butagatifu ushaka kuvuga Roho Mutagatifu bamushyize mu buryo bwerekana ko yari inuma. Bakavuga ngo mwana nuko Imana yashatse kwigaragaza
mu mubiri w'umuntu kubera ko Imana ibana n'umuntu ibana natwe. Yego. Ndashaka kwigisha. Ibyo rero ntabwo wabitsimbarira. Nanjye icyo nakunganiraho. Uri ntabwo wabyumva. Umva nkunganire. Nta bwenge uri kigorogo. Icyo nendaga kuvuga. Ariko umuntu yaguhisha ibintu. Buriya reka nkubwize ukuri sibyo, iyo wemera ko ntacyo uzi Imana iguha kubimenya. Ariko buriya uvuga yuko azi akenshi aba ntacyo aramenya. Shatse kuvuga iki? Rero shatse kuvuga ko impamvu Yesu yambaye umubiri kwari kugira ngo aducungure. Ibyo byose bije hahandi nakubajije ukambwira ngo ese ngo wakijijwe iki? Wakijijwe biriya byabaye kuri Yesu byose niwe byagombaga kubaho, nanjye ngewe byagombaga kubaho. Bivuze iki rero? Wowe waracunguwe, aho amabanda agendaga kubitwa bakayahondagura akajya amageragere. Kiriya byose Yesu yarabicunguye. Hanyuma yarabicunguye cyane, ahubwo twebwe wigeze na Yesu mageragere. Numva nkubwira iki? Uzajya mukora ibyaha by'abajyana bagereka kuvuga Yesu ntabwo yagiye mageragere, yagiye ku musaraba. Rero umbwiza ukuri, ngenda kubwira ntabwo Yesu yagiye mageragere, amabandi yagiye mageragere. Abantu bakora ibikoza byose babajyana mageragere. Yesu ntabwo yagiye mageragere, ahubwo Yesu yagiye ku musaraba. Yagiye ku musaraba kugira gute? Kubera ko yagiye ku musaraba gukora iki? Ishyari. Aha njye rero ikintu nakubwira, abantu bajya imageragere, abantu bajya n'ahandi hatandukanye, ni ukuvuga ngo banze kumvira Yesu. Kuko Yesu ubwe niba avuga ngo wikwiba, wikwica, wisambana, warangiza ntiwumve, egare rero guhanwa. Ego rero ntabwo Yesu yaje gukuraho amategeko, ahubwo yaje kuyakomeza. Ego ni ukuvuga ko rero none kugeza rero nimba wanze kwihana, ingaruka z'ibyaha n'ubundi bizakugeraho. Ariko icyiza nuko wakumvira Imana, wakumvira Yesu icyo akubwira, icyo agutegeka, kugira ngo ube amahoro. Ntago wawe ukijijwe wumvise icyo Imana ikubwira cyangwa icyo Yesu agusaba ngo nurangiza wisange mageragere. Use Mandela yazize iki? Mandela ntago nzi ibyo yazize. Ntago muzi? Ntago nzi ibyo yazize. Hari abantu bazira akamama. Akamama. Abo ngabo bo twababara gutera. No kuvuga ngo akarengane ko ntago kabura mu isi, urumva? Ariko Imana ijya yemera ko bitugeraho. Nivuga ngo niba urenganijwe uko byagenda kose ararengwa kurengana. Navuze Mandela afunzwe imyaka ingahe? Mandela nuwahe yazize iki? Ndabizi, ndakubaza Mandela afunzwe imyaka ingahe? Yari president wa Afrika y'Epfo. Ubuse wowe urangisha impaka ko Mandela ateze ba president. Ngenda kubwira yarafunzwe azira akamama. Akamama gute? Icyo wumva ko yazize akamama? Yazize akamama kubera ko yavuganiraga abirabura. Kubavuganira se icyo bita apartheid. None se nuko ngo abo urababarute. Umva nkubwire, kuba Mandela yazira akamama n'ubundi ntago umugaragara utashebuja. None se Yesu yaziraga iki? Icyo Mandela yazize rero nacyo Yesu yazize. Yesu nawe yazira akamama. Nukuvuga ngo rero Yesu kuba yarakubiswe akabambwa akagira gute byose suko hari ibyaha yakoze, ahubwo twebwe yazize ibyaha byacu. Ibyaha by'abantu bari mageragere. Yego. Twihane kugira ngo turamire mu gihugu cy'Uwiteka Imana yacu iduha. None turamire mu Rwanda turubemo tunezerewe. Cyame na mbere umaze kumbeshya. Nabo nakubeshya. Ndabizi mureba gutyo ufite abana babiri. Urabyeretswe kandi mwatandukanye n'umugabo. Nge ndabyerekwa niba utashaka ko nerekwa, ahubwo wavuze ngo gusenga ntabwo ujya usenga. Wowe urabeshya. Uri kuvangira. Ufite abana babiri ufite n'umugabo mwatandukanye. Uri kuvangirwa cyane. Ariko Donata wavuze. Wavangiwe. Ufite abana babiri watandukanye n'umugabo. Wavangiwe. Uri kumwe n'umugabo ufite abana babiri. Woya wavangirwa gake. Ariko iki kintu kirambeshya kimbeshyere. Sinzi ukuntu iki kimeze. Urabeshya umuntu ufite utekereza. Ntabwo nakubeshya. Ahubwo wowe emera. Uje kubwira abantu uretse ndashaka kwibaza. N'abantu bakuzi. Turavuga Donata. Ahantu utuye. Mu karere utuyemo. Yego. Ku murenge utuyemo. Yego. U Rwanda ntuyemo. N'abankurikira hirya no hino ku isi. Ntabwo nababeshya. Ugiye kwemera ko ugiye kubabwira ko uri umukobwa. Cyane. Uri igufa. Ndisugi. Uri isugi. Yewe we. Mundebere umuntu uri mu gihagararo cye ntabwo muze kumureba. Ngo ni isugi. Ati gute naba ndisugi? Uko niko kure. Nta mugabo wigeze. Oya nanone. Aho ngaho. Igiye kubereye nabi bigenda bite? Oya ibyo byihorere. Byihorere kwera iki? Igihe wumvise ushaka bigenda bite? Kuko igihe umwana avutse urihangana baramukubita.
nk'umwana w'umuhungu baramukubita bakarira kandi nk'umwana w'umuhungu agomba kuvuka agaragaza ko atari ikiremba wigiye ibyawe bibaye bibi wihangana ute wihangana ute kwihangana nyine uratuza hari icyo utumva kandi ikindi mbere yuko nkubaze ndajya kubaza ushatse kurya urihangana bidahari urihangana none ukicwa n'inzara none ntabwo inzara nyemera ngewe urumva wowe wanakwiba ibiryo hariya bitari ibyawe nubwo bitaba ari ibyanjye nabyiba nakora oya kwiba ni icyaha ntabwo byemewe ahubwo icyiza nuko wategereza byawe ngombwa ukajya gukora ukabikorera wabisaba umerewe nabi ntabwo wasaba ufite amaboko ugashaka umugabo oya uba ugomba kugira gute kujya gukora kugira ngo ubone ibyo kurya hanyuma rero umugabo we urumva sinakubwiye se ko gahunda nyine gahunda sasa umugabo rwose kujyana mu nzira yanyuzemo murabireba ko ari umubeshyi oya ntabwo ndi umubeshyi abagabo bahari barabyumva ibashye aba Mandela bose baba babyumva mba nkubwire rero uko bapfuye mba nkubwire oya ba Mandela ze bapfuye baranyumva mu wewe rero nakuvuga ngo abantu ntabwo bambaye umubiri ngo bazajya mu ijuru ngo bageze bambara umwuka ntabwo nipine y'imodoka ngo ndambara umwuka tuzajya mu mwuka rimwe ndirimba tuguruke mu kanya tube twageze ijuru ryahumuye we ryahumuye se hari abajya kwitumayo ariko ubundi ubwo ariko mbona ijuru ryahumuye ari amaparufe ariyo mu ijuru ariko haraho ijuru ryahumuye rihumurira abahumurirwa sajya umanuka n'ujya Nyabugogo wumva amasambazana n'injanga zikunukira ijuru ryahumuye ntabwo waba umeze utyo ngo uhumurirwe uzamanuka Nyabugogo niwumva amasambaza akunukira ngo ijuru ryahumuye oya ijuru ritandukanye n'isambaza ese bagwaye isambaza wazanga bagwaye injanga wazanga ntabwo wazanga tutavuga ngo injanga zahumuye we shakule wenjo mwene oya injanga yena ngonya mbeshwa none ariko n'ijuru rirahumura wageze Nyabugogo ugahumurwa n'injanga se kuki umumuriza injanga none se mwijuru hehe wagiye abantu bazajya aho ngababesha abantu kandi kanyo none areba nabi wowe uzarijyamo iki ijuru wagiye mu gitondo wowe urikeneye urumva udashaka kujyayo uramenye jya mu ijuru wowe ushaka kujyayo uzanyura he igihe nikigera Yesu azagutwara kujyaneyo ahari nawe afite imodoka afite Vigo we afite atwara abantu afite Vigo uburyo atwaramo abantu biwe burihariye ntiwapfa no kubugereranya n'ubu ngubu bw'inama ufite abazimu babi mu izina rya Yesu oya rwose katika jina na Yesu katika bahe katika jina mu izina rya Yesu shatse kuvuga iki mwebwe bandi twebwe abo yaremye abantu nyine muri rusange aho ari Yesu ni none azatujyana none wowe uri kavukire muri kiremwa ndikavukire mvuka he ubwo ushatse kubaza uvuka he ntago mukahe karere Kahuye Umunyabutare nicyo gituma rero ngubwira ngo Abanyabutare bafite 7 yisumbuye 8 yisumbuye urashaka gushuka abantu hano ntabwo nabashuka kandi amashuri se Abanyabutare baba bayafite ayarindwi umugani babacire ko bafite ubwenge bwinshi bafite n'amayeri menshi oya nta mayeri bakavuga ngo bafite 7 yisumbuye niba 6 yisumbuye ariko rero Abanyahuye ni abana beza kandi nzi neza yuko ntabwo wavukira muri Huye ukaba nta mwana ufite ntabwo wavukira muri Huye ukaba nta mugabo ufite abantu bo muri Huye bakunda abagabo abantu bo muri Huye ntabwo ashobora kugira imyaka 20 atarabyara muri Huye turitonda dutegereza umugabo wacu ntabwo dushobora kujya gushimuta abagabo b'abandi mbese muri abana bo muri Huye nawe uratubona yabaruharira nawe utararira yazagarukarira mama we urambye reka tugere ku musozi rero ku musozo utubwire amateka yawe hanyuma se ahubwo wowe tuganirize utubwire se Kanyo mu by'ukuri ngewe nakumenye nkiri mutoya nkubona nyine gutya basi kuri social media urumva ariko ntukomeze kubeshya abantu ntago nakumenye none nakubonye none ntago wabikunze kuvuga ko nakumenye ahubwo nakubonye sibyo ambo noneho rero umuntu ujya kubeshya wese aravuga ngo ambo
oya uja kubeshya aravuga ati ashi ambo se kikomeza ibyo bavuga. nagingize ngo nkubaze ibanga wakoresheje kugira ngo mu by'ukuri mu busore bwawe kugera aho ugeze aya masaha kugira ngo ube uri kimenywa na bose, wakoresheje irihe banga? None se kimenywa na bose n'amabanda aranzi wasanga n'ingegera ziranzi indaya ziranzi ngenzwi n'abantu bazima ntabwo ibigorogoro binzi. Okay, wakoresheje irihe banga? Ibanga ze ngira amabanga nyewe ko nibyo nabivuga none angaha upime gukora ikintu kimwe ndakivuga ntabwo cyacika umunwa wanjye. Umunwa wanjye urawuzi nakuvuga nkabivuga byose. Nicyo gituma rero kubona mubeshya mugira n'amabanga mu bihiriza abantu mukayahisha. Nicyo gituma mwangiza iki igihugu urabeshya. Wowe wakoresheje irihe banga? Reba ndavugisha ukuri. Wavugishije ukuri. None. Ariko nabundi usanzwe ufite impano runaka. Uzabibaze na Mama Cyusa arabizi. Okay, Mama Cyusa ndakubajije ubwo nawe uransubiza muri comment. Nagusubiza nyine. Na Mama Cyusa arabizi ndakubaze. Umushi wanjye turaturanye yashatse umugabo. Ni wa mugabo nakubwiye. Ariko ndakubwiye ngo arabizi ntabwo njya mbeshya ngewe. Ntabwo ujye beshya. None se Vie uremera kuri Vie niso. Ntongeye kunyita Vie. Aranyica none. Ntongeye kunyita Vie. Ibyo ni ukunyicira amayira. None se wowe kucyavuna kwese mukecuru kandi ukuze. Wanze gushaka abagabo ngo umukobwa kandi mu bwenge bwawe ndabona gasanga ufite abana babiri n'umugabo. Wabishe. Ni ukutavugisha ukuri. None utangiye kunyita Vie utanyicira amayira. Mbese ko ufite imisatsi ibiri. Nako dore imisatsi sikora iki? Imisatsi nyine bigaragaza kuri uri musaza. Uze n'ibikoresho byose mfite n'amaboko byose byarashaje. Oya. Ndabarira. Ibyo n'ubushakashatsi budasobanutse. Okay. Murakoze cyane ku kiganiro cyiza tugiranye, ndizera yuko ari akagaruka. Turabashimiye ko mwemeye kuganiriza abadukurikira kuri Nido Session kandi pe Imana ibaho umugisha cyane. Iyo migisha basabira. Hanyuma rero gira icyo ubwira n'ubundi abadukurikiye basezeraho. Iyi migisha basabire Yesu yaravuze ngo ni mwisabire n'abana banyu. None atangiye gusabira abantu imigisha. Umugisha ufite n'ubuye. Nta mugabo umaze kubyivugira. Nta bana ntabwo ufite imyaka irakurenze nta mugabo. Ubwo se wakwisaba imigisha ukabona umugabo. None iyo migisha basabira zero meyo. Kandi twabonanye n'abantu bakuru. Uramesha wavuze ngo Yesu ndakubwira amagambo Yesu yavuze. Nubwo ntaza haba nubwo ntamubonye ariko nubise mu magambo yanyu babarokore mubeshya. Yesu yaravuze ati mwisabire n'urubyaro rwanyu. Wowe urajya gusabira abantu imigisha wakwisaba umugisha. Oya nukuri twese turabye. Ahubwo saba ibiryo mbere yo gusabira abandi ibiryo. Saba umugabo mbere yo gusabira abandi abagabo. Oya mugabo ndamufite. Aha. Singibyo reka. Kandi nakubwiye nyine ko mufite. Ntago ndi gushakisha umugabo. Nawe ibyawe ubeshabesha abantu ufite umugabo ndabizi. Ntago mufite. Ndagiye toka we. Kiwerewe. Murakoze cyane, bye bye.